Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Tunejejwe n'Imana kongera kugaruka mbere yanyu. Ni Pasteur Serugendo Dismas, turuka mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Mbere ya byose reka tubanze dusenge Imana. Turagushimiye wera wa Isirayeli, data mwiza wabanye natwe, ukomeje kutuyobora no kutugirira imbabazi zawe. Nimba tuhageze uyu munsi n'imirimo y'amaboko yawe, ubanze tubabarire utugirire neza, tubashe kubona ukuboko kwawe kubw'uyu munsi mwiza. Weze ijambo ryawe, weze imitima yacu, weze kirere data, mbaraga zose z'umwanzi turazihagaritse kubw'izina rya Yesu. Ufashe kandi iri jambo ritugira umumaro kubaza tutega amatwi, babashe kumva icyo Umwuka Wera abwira amatorero. Uwo twirukanye ni Satani kubw'izina rya Yesu Kristo, tugusabye twizeye kuko ari we Mana nzima. Amen. Imana itufashe iki gitondo cyiza, tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Uwiteka bene data, kuko ijambo ry'Imana nibyo kurya by'umukiranutsi. Ijambo ry'Imana ritwereka gipimo turimo. Ijambo ry'Imana ritwereka inzira y'ukuri. Ijambo ry'Imana rituha uburyo bwo kugaruka mu murongo w'Imana. Ijambo ry'Imana ridutegura kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi misi ni misi tusha kwifata nk'imisi isanzwe, ariko ni misi y'abakiranutsi kuba maso. Ni misi yo kushaka tena imbaraga z'Imana zidufashe muri urugendo dusigaje ku isi. Tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Uwiteka nk'uko twabivuze. Turasoma kuri Abaheburayo igice cya 10 umurongo 1:36. Reka tuwasome. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganira iki gitondo cyiza. Mutwe w'ijambo turavuga inguru z'uru rugendo no kwihanganira ibitugerageza. Inguru z'uru rugendo no kwihanganira ibitugerageza. Kuko muri rugendo, reka tufate kuba tubanjirije, muri rugendo bagiye bahura n'ibibagerageza. Kandi inguru y'uru rugendo ni kugenda nk'uko Imana ishaka no kukiranuka mbere yayo. Ariko umenye ko kigeragezo kirahari, ariko mwanya kigeragezo wahuye nayo muri rugendo ukwiriye kwihangana ku buryo ubasha gukomeza urugendo. Ntabwo ari urugendo rwo gusubira inyuma. Ntabwo ari urugendo tugomba kwemera ducikemo intege. Ntabwo ari urugendo tugomba kwemera kurangara. Rimwe na rimwe umuntu ava mu rugo agiye gusohoka ajya mu rugendo, akabona kirere cyahindutse, agera imbere aravuga imvura igiye kugwa, reka nsubireyo ntaza kunyagirwa. Ariko iby'uru rugendo rujya mu ijuru, navuze ko buri munsi tukwiriye kuba maso. Ntabwo tukwiriye gusubira inyuma, ntabwo tukwiriye gucika intege, ntabwo tukwiriye kurangara muri urugendo. Kandi ibigeragezo byose uhura nabyo ukwiriye kwihanganira bikugerageza. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Hano twasomye tuvuga ko kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka. Tukwiriye kwihangana kugira ngo nidukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Muri rugendo, yaba abayobozi, yaba abakristo basanzwe, yaba abanyempano, yaba batari abanyempano, tukwiriye kwihangana muri rugendo, tugakora ibyo Imana ishaka kugira ngo tuze guhabwa ibyo twasezeranijwe.
nuko tuhura n'ibigeragezo, nuko tuhura n'ibituremereye, ariko dufite ibyo twasezeranijwe. Kandi mu buryo bumwe ugomba kuba maso muri urugendo, ukihanganira ibibazo uhura nabyo, ugakora ibyo Imana ishaka, kugira ngo nawe uze kuhabwa ibyasezeranijwe. Na indi migisha Imana iduha hano ku isi, ya mbere ni ibyasezeranijwe. Kandi buri muntu wese wasezeranijwe n'Imana, mu gihe atarahabwa ibyo byasezeranijwe, ntabwo atuza. Akunda kwibaza se bizaba ryari, akunda kwibaza se Imana izabikora cyangwa itazabikora. Ariko tugomba kuberera amaso uru rugendo, tugakora ibyo Imana ishaka, kugira ngo tuze kuhabwa ibyo twasezeranijwe. Gukiranuka kugomba kubaho, gukorera Imana mirimo ukora kugomba kubaho, kuba maso, kuhagarara ku munara nk'uko bikwiriye, kwirinda ikibi n'ikisa nacyo. Twebwe ntabwo tura nk'abanyamahanga. Abanyamahanga bagenda nk'uko bishakiye, ariko umuntu wese witwa mu Kristo agenda nk'uko itegeko ry'Imana rimusaba. Bwana Yesu asifiwe. Kandi Imana itushoboje muri bihe turimo. Urebe buryo urimo kugenda. Se ndimo kwihangana ngakora ibyo Imana ishaka, kugira ngo nze kuhabwa ibyasezeranijwe. Bantu benshi bacumuzwe n'amasezerano, ariko ntago bihanganira bibagerageza, ariko ntago bakigenda nk'uko Imana ishaka. Ibyo bintu bibiri, kuhabwa amasezerano bigusaba kwihanganira ibikugerageza, ugakora ibyo Imana ishaka, ku buryo uze kuhabwa ibyo wasezeranijwe. Ni wowe kwirinda, ni wowe kuba maso, ukareba urugendo rwawe buryo urimo kugenda n'Imana, kugira ngo bizaguheshe guhabwa ibyo wasezeranijwe. Yesu adufashe kandi adushoboje. Ndavuga cyane n'abakiranutse, bantu bafite ibyo basezeranijwe n'Imana. Si kugenda kimvange gusa, si kugenda nk'uko wishakiye. Bantu benshi batakishaka murimo y'Imana, bantu benshi bivumbuye ku murimo y'Imana, bantu benshi batakihesha agaciro murimo y'Imana bakora. Abantu benshi ntago bakwiye kwihangana, benshi barivumbura ku murimo, benshi cyane abantu bitwa baririmbyi, barivumbura ku murimo y'Imana, bareba ko murimo bakora ni umuyobozi wa korali. Bantu benshi bavuga butumwa bivumbura ku murimo y'Imana, babona ko murimo bakora ni abapasiteri. Ariko mu gihe cyose ushaka kuba munyeshuri mwiza, uca bugufi imbere y'umwarimu, ukumva ibyo akwigisha. Ibyo bizatuma nawe munsi umwe ubashe kuba umuntu w'umunyabwenge. Sasa kuba mukozi w'Imana bidusabamo guca bugufiya mbere y'abatuyobora, tukabasha kubumvira no guca bugufiya, tukamenya ko turimo gushaka kugera ku ibyo twasezeranijwe n'Imana. Yesu adufashe kandi Yesu adushoboje. Mu rugendo rwa hano mu isi turimo, uru rugendo turimo mu isi turimo, duhura n'ibitugerageza byinshi, biza mu buryo butandukanye. Mu rugendo turimo hano ku isi duhura n'ibitugerageza byinshi, kandi biza mu buryo butandukanye. Ariko kuko dufite intego yo kugera ku byo twasezeranijwe, nuko twahura n'ibyo bitugerageza byinshi biza mu buryo butandukanye, twebwe tukaba dufite intego yo kuhabwa ibyo twasezeranijwe n'Imana. Tukwiriye kwihangana, tugakora ibyo Imana ishaka. Nawe uzasohoza ibyo, cyangwa uzagera ku ibyo twasezeranijwe. Abatubanjirije twavuze bihanganiye ibibagerageza mbere yuko bagera mu byasezeranijwe, bahuye n'ibibazo, ariko mbere yuko bagera ku byasezeranijwe bagiye bihanganira ibibazo bahuye nazo.
nta muntu watangira urugendo rwo kugera Kanani atahuye n'ibimugerageza. nta muntu watangiye urugendo rw'isezerano atahuye n'ibimugerageza. ariko mwanya wahuye n'ibikugerageza ugomba kuba maso, ugomba kwambara kwizera, ugomba kwambara intwaro yo gusenga, ugakiranukira Imana. Mwana iyo ibona kwihangana kwawe izakuneshereza, ibashe kugusoreza ibyo twasezeranijwe. nta muntu utishimira ko ibasha kugera ku isezerano Imana yamusezeranije. kandi mwanya Imana idusoreza ibyo twasezeranijwe bituhesha amahoro, bituhesha ibyishimo, kuko twabashije kubona ibyo yadusezeranije. reka dufate urugero rwa sogokuruza wacu Aburahamu. mbere yuko aza kubona ibyo Imana yamusezeranije, mbere yo kubyara Isaka, yabanje guhura n'ibimugerageza. aho mwumva ko yagendaga afite akahinda, agatekereza avuga ko Eliyazari w'umunyadamasiko niyo uzaragwa ibyanjye. kubera iki? yagiye mu bigeragezo yagiye ahura nazo, akabona ko igihe kibaye kirekire byamuteje ikintu kitwa gucika intege, no kubona ko ibyo yasezeranijwe ntago bizabaho, undi munyamahanga niyo uzaragwa ibye. ariko Imana ikamwereka ko woya, ibyo utekereza ko ari Eliyazari uzaragwa ibyawe, siwe uzaragwa ibyawe. namara mukubwiye ko umwana muzabyara wowe na Sara niwe uzabasha kuragwa ibyawe. ariko byagiye bimukomeza, rimwe na rimwe mama imusohora ati reba ku kirere, ati wabonye iki? nabonye inyenyeri. ati wabara izo nyenyeri? aragerageza kubara mu mateka ya nyenyeri mu kirere. nta muntu wabara inyenyeri 1000 cyangwa 100. Aburamu akabona inyenyeri zirimo kumusubirana, akabona zibaye nyinshi. Imana ikamubwira ko dore nuko urubyaro rwawe ruzangana. akomera mu kwizera, arihangana. kuko kamere yacu tukunda gucika intege, kindi gihe tena abona igihe kitambutse atangira tena kwitotombera Imana. Imana imwereka umusenyi w'inyanja. ati dore umusenyi, wabara umusenyi w'inyanja? ati shwida, nuko urubyaro rwawe ruzangana. Aburamu arareba umusenyi w'inyanja, bimukomeza mu rugendo. arihangana bibazo yahuranaga nazo, kugeza aho Sara yaje gusama inda ya Aburahamu, babyara mwana w'umuhungu bamwita Isaka. Imana isohoza ibyo yabasezeranije. Aburamu arashima, Aburamu aranezerwa, kugeza aho Imana yaje tena kumugerageza ko yatambira uwo mwana we. ntago yashidikanye, kuko yabonye ko ni Imana yamumpaye, reka ngiye kumutamba. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Uru urugero rw'umuntu umwe wabashije kwihanganira bibazo yagiye ahura nabyo, kugeza aho Imana yakoze iki? yamusoreje isezerano. Dufite undi mubyeyi wa kabiri witwa Ana. Ana nawe yari afite akahinda yo kutagira urubyaro, kandi buri munsi akajya mu nzu y'Uwiteka, ava iwabo akajya gusenga Shilo, afite akahinda yo gusaka urubyaro. Mukeba we Penina amutera amagambo buri gihe cyose, ariko Ana akagiramo kwihangana mu byo bitutsi byo mukeba, mu magambo y'umukeba, akizera ko Imana igomba kumuhiki umwana. Yesu ashimwe kandi Yesu atugirire neza. Twebwe ibi bihe byacu tufite buryo bwo kubona umuntu Imana yamuha isezerano uyu munsi, mu myaka 3, myaka 2, wa muntu atangira gucika intege kubw'amasezerano. na bamwe barimo kuva mu masezerano nta mpamvu. Ariko ndagusabye iki gitondo twongere twihanganire bibazo byose tuhura nabyo, kugeza aho tuzasorezwa ibyo twasezeranijwe n'Imana. Ana yaje kubyara mwana w'umuhungu amwita Samuel. Uyu Samuel yaje kuba muhanuzi ukomeye, ni wahuje Abisirayeli
n'Imana. Ntukafate ikintu kitwa isezerano, ibyo twasezeranijwe kubitesha agaciro. Anamenyekana mu gihugu muri Israeli kubera umwana we yabyaye Samuel. Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Tumvise undi muntu yari Yobu. Yobu yahuye n'ibigeragezo. Yobu ibintu bye byose birashira. Satani aramwambura ibyo yari afite. Abana 10, Yobu atakaza abana 10. Abandi inshuti ze n'umufasha we bamugirira inama yo kutuka Imana, yo kujya mu bapfumu. Ariko Yobu arareba aravuga, oya, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira tena mu nda y'isi nk'uko naje. Ibyo nari mfite byose nabihawe n'Imana, kandi nimba Imana yabitwaye ihabwa icyubahiro. Arihangana, aravugwa, arasuzugurwa, kandi yari umuntu munyacyubahiro. We wakwemera kutakaza abana 10 mu gitondo ugashima Imana? Muri ibihe byacu twavuga ko atari Imana dusenga, twayivamo. Ariko kubwo kwihangana kwa Yobu yageze ku rwego Imana ikora iki? Ikuba imuhesha undi mugisha, ikuba 2 mu byo yari afite byose, kubera kwihanganira ibibazo yagiye ahura nazo muri rugendo. Iby'uru rugendo ntabwo ari mikino, iby'uru rugendo ntabwo ari bintu byo kubona ko ari ibintu bisanzwe. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Dawidi mbere yo kuba umwami nawe yahuye n'ibimugerageza. Amaze gushirwa amavuta ntabwo ari cyo gihe yise yimikwa. Sawuli yaramuhiga, aramurwanya, ashaka kumwica, ariko Imana igenda imurinda n'amaboko ya Sawuli. Nawe ku giti cye yanga gukora iki? Gusubiza ikibi ejuru y'ikindi kibi. Rimwe na rimwe Imana yagabizaga Sawuli mu maboko ya Dawidi, ariko Dawidi akanga kumwica. Umuntu wasezeranijwe agira umutima wo gutinya icyaha. Umuntu wasezeranijwe agira kubabaza Imana. Umuntu wasezeranijwe agenda munsi w'amategeko y'Imana. Umuntu wasezeranijwe aca bugufi ya mbere y'Imana, kugezaho Sawuli yaje kwicwa n'Abanyafilisitiya atishwe na Dawidi. Nyuma yaho ibyo Imana yasezeranije Dawidi yaje kumwimika. Dawidi aba umwami uyobora ubwoko bwose bw'Abisirayeli. Yesu ahabwa icyubahiro kandi Imana ishirwe ejo. Se wowe uhagaze gute muri urugendo? Urihanganira ibikugerageza? Wisuzume nanjye nisuzume. Reka tuongere dusome iki gitabo, nyigisho zatuzimuka igitabo cya Waheburayo. Reka tusome Waheburayo gice cya 6 murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana umwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Yesu adufashe. Ariko rero turifuza, izi ni inama ku bantu bafite ibyo basezeranijwe n'Imana. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe, abantu basezeranijwe, yerekana umwete. Se umwete wawe muri misi umeze gute? Wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza
kumeruka, kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. Kandi siribuka nimba araho ijambo ry'Imana ritubwira, Matayo aravuga iki? Uzihangana akagera kumeruka niwe uzakizwa. Ariko hano tubwiye ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. Umuntu wasezeranijwe akomezwa, agomba kuba akomeye, akagira byiringiro kugeza kumeruka. Iyi si irimo kuturangaza. Ni iminsi yacu yo kutumbira ku musaraba, ni iminsi yacu yo kumenya ko ari byo twasezeranijwe. Isezerano rikomeye ngewe ndimo kuhagararaho mu iminsi nibuka ni ya indi Yesu yavuze ko ngiye kubategurira kandi nzagaruka kubajyana. Nimba kwa data ariho amazu menshi, nimba zitariho, sinagombaga kubabwira ko ngiye kubategurira ahantu. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Iyo niyo sezerano tugomba kuyiberera amaso kugeza kumeruka. Yesu akufashe, nanjye anshoboje. Nuko navuze isi irimo kuturangaza, bantu barararikira isi, ariko nta mahoro y'isi. Maherezo ya byose tuzasiga iyi si. Tuyibuke isezerano Yesu yavuze ko ngiye kubategurira ahantu kandi nzagaruka kubajyana. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Se urizera ko nawe uzaba aho Yesu azaba? Wihangane bikugerageza. Ca bugufi nka Dawidi, ubabarira bakwifuriza bibi, kandi ube umuntu unezeza Imana. Murongo wa 12 kuyo Abayiburayi 6, kugira ngo mutaba abanebwe. Abasezeranije ntabwo tukwiye kuba abanebwe muri urugendo. By'uru rugendo yavuze ko nta kuruhuka kubaho, nta gucika intege kubaho, nta gusubira inyuma kubaho, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge cy'abaragwa amasezerano. Mutaba abanebwe, ahubwo mugere kirenge ku cy'abaragwa amasezerano. Tugere kirenge ku cy'abaragwa amasezerano, tugere kirenge kwa Aburahamu, tugere kirenge ku cya Ana, tugere kirenge ku cya Yobu, tugere kirenge kwa cya Dawidi. Bariya niyo banyamasezerano batubanjirije. Kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, bibaheshejwe no kwizera no kwihangana. Mbese kwizera kwawe, kwihangana kwawe no kizageza ibirenge byacu kubaheshwa amasezerano. Muri urugendo, mu gihe utakaze byiringiro, mu gihe utakaze kwihangana, umenye ko kugera Kanani bizakugora. Israeli bakiva mu maboko ya Farao, bagiye kivange, bagiye rimwe na rimwe bamwe banyamahanga, ariko bageze mu butayu, benshi batakaje kwizera, benshi batakaze kwihangana. Babonye ko Mose abajyanye kubicisha mu butayu, batangira kwibuka kwa Farao, kandi birwaga barira amarira ku manywa na nijoro, bashakisha uzabakura mu buretwa bwa Farao. Bibiliya iratubwira mu bantu baturutse Egiputa ni Yoshua na Kalebu, nibo bihanganiye ibibazo. Hamwe n'abana bavukiye mu butayu, nibo binjiye mu gihugu cy'isezerano. Iyi minsi ni minsi yawe kuba maso, ni minsi yo gusenga Imana ikakongera kwizera, ni minsi yo gusenga Imana ikakongera imbaraga zo kwihangana. Natwe tube nka Yoshua na Kalebu, nibo bihanganiye mu butayu, bagera mu gihugu cy'isezerano. Kihugu cy'isezerano natwe tukiri imbere yacu. Yesu yagiye kututegurira, ariko azagaruka kutujyana. Ariko iyi minsi ndabona abantu bacitse intege, abantu batakaje byiringiro, abantu batakaje umutima wo kwihangana, babona ko Imana ibabesha, babona ko barambiwe, babona ko abahanuzi bababeshe. Ariko ndagusabye gukomera no gushikama kugira ngo tutaba abanebwe.
tugomba gushakisha imbaraga zo kwizera, imbaraga zo kwihanganira ibibazo uhura nazo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Turi mu rusengero numvaga abana batkorari abana batoya baturirimbira indirimbo abavuga ati uko wayoboye Abisirayeli ukabageza ukabambutsa inyanja itukura ukabageza i Kanani, mana utuyobore. Uko wayoboye Abisirayeli ukabambutsa inyanja itukura ukabageza i Kanani, mana utuyobore. Natwe ibibiye byacu tugomba kureba buryo Imana yayoboye Abisirayeli akabambutsa inyanja itukura akabageza Kanani. Natwe tugomba gusaba Imana izo mbaraga, natwe tugomba gusaba Imana ububasha nguko yayoboye Isirayeli, nguko yagendanye na Abisirayeli, nguko yakomeje Yoshua na Kalebu mu butayu ikabageza Kanani. Natwe nuko Mana twasaba ikadufasha kuko ari we witeka. Nguko yayoboye Abisirayeli. Soma cyane iyo nkuru y'Abisirayeli bava muri Egiputa kugeza aho bageze Kanani. Urebe bigeragezo bahuye nayo mu butayu. Urebe buryo babonaga bitangaza by'Imana ibaha amazi yo kunywa mu gihe amazi yabuze. Mana yagendanaga nabo ku mano akahagarara mbere yabo ngingi y'igicyo. Nijoro Imana ikahagarara mbere yabo ngingi y'umuriro. Bashaka ibyo kurya byose, Mana ibyo kurya byiza Mana yabahaga buri munsi. Ariko babuze kwizera. Ku munota wa nyuma benshi batakaza byiringiro. Yoshua na Kalebu ku bantu bavuye muri Egiputa nibo bihanganye bagera mu gihugu cy'isezerano, babona ibyo Imana yabasezeranije nayo. Nimukabone ko Imana ari umuntu ashaka kugusezeranya ejo akahinduka, umuntu ashaka kugusezeranya ugize kosa gatoya akagusiga ku muhanda. Ariko Imana dusenga ni Imana y'ukuri, ni Imana ivuga kindi ikagishira mu bikorwa igihe cyacyo. Nimba utarabona icyo Imana yagusezeranije, komeza wizeye, komeza wihangane, kuko igihe cy'Imana nikigera Imana izabisohoza. Ntusubire inyuma mwene data, ntucike intege mwene data. Nguko yayoboye Abisirayeli akabambutsa ya nyanja itukura akabageza Kanani, na niyo ntego ifite ku bwacu twebwe. Se niki kikwangayikishije muri misi? Niki gituma utakaza byiringiro? Niki gituma ubura muto wo kwihangana? Tugiye gusenga Imana. Uhagaze gute ku murimo w'Imana? Uhagaze gute mu by'urugendo? Urihangana ibibazo uhura nazo, cyangwa ubona ko ibibazo uhura nabyo ni kanaka ubiguteza? Icyo ngusabye iki gitondo, wongere ugire byiringiro, wongere ugire tena mutima wo kwihangana, ube munyamurava ku murimo w'Imana, ube munyembaraga ku murimo w'Imana, kuko Imana ibyo yavuze no kubikora izabikora. Burwayi ufite wihangane, bushomeri ufite wihangane, inzara ufite wihangane. Imana ntabwo izagukoje isoni, Imana ntabwo izagusiga ku muhanda. Urakoze Mana Isirayeli, cyubahiro kibi cyawe. Watwemereye umunsi mwiza tubashe kumva by'uru rugendo, ko bidusabamo kwambara intwaro yo kwihangana. Iyi minsi Satani amaze kutwambura intwaro yo kwizera, intwaro yo kwihangana. Turasaba utubabarire, mirimo yabaye kavuyo, abantu batakimenya inshingano wabahaye ku murimo. Weze itorero, weze abakozi bawe, weze abakristo, utugarure tena ku rufatiro n'abantu basezeranijwe. Udukure mu bunengazwa n'iyisi, kurangazwa n'iby'iyisi. Turinde icyaha n'igisana nacyo kubw'izina rya Yesu.
iki ni cyumweru cya twitegura Pasika, kwibuka Pasika. Mana weza amatorero, weza itoro Pentecote, abantu bawe batunganye ku isi yose, tubashe kukomezwa nawe, tubashe kwambikwa imbaraga nawe mwami. Irigeragezo mbere yacu dukomeze, udushoboje mwami, ngabasezeranijwe kugeza uzatugeza kubyasezeranijwe. Amajwi ya Satani turazirukanye mwami. Hari ibibazo biremereye abantu, hari uburwayi bibosha abantu, hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo by'inzara. Ibyo byose bikaba inzitizi muri rugendo, ariko uri Imana ufite butwari, uri Imana ufite bubasha. Genderera abantu bawe, abakiri mu byaho bakure mu byaha, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Abasubiye nyuma wongere bagarure mwami mwiza, abatakaze kwizera, abatakaze kwihangana, ubambike tena imbaraga ku bw'izina rya Yesu. Utuwe kuba maso mu butwari bwawe, utuwe kuba maso muri urugendo, utuwe kuba maso mu nshingano dufite. Uwo twirukanye ni Satani mu izina rya Yesu, kandi udufata amaboko mwami, kuko nutusiga tuzabagwa. Udukomeze nguko wakomeje Yoshua na Kalebu ukabageza Kanani. Ibitari ibyo byose turabyirukanye, ibiturangaza mwami, ibyo turarikira ku isi, tukibagirwa ko wagiye kututegurira kandi uzagaruka kutujyana. Mana urakoze kubw'ijambo ryawe, reka riberere buri muntu wese inkomezi, reka rishoboje buri muntu wese, reka ribyutsa abasinziriye, reka rikomeza bari mu rugendo kuba ubutwari bwawe. Urakoze mwami Yesu, urinde iki gihugu cyacu, maraso yawe kigote, iki cyumweru ugaragare n'abantu bawe, iki cyumweru uyobore abantu bawe, imiyaga mibi kurweho nawe, shoboza itorero mu mbaraga z'amasengesho, tubashe kugendana nawe, tube abanyakuri, tube abacishwa bugufiya, tube abera imbuto nziza. Mana ushimwe, Mana urakoze, kuko Uwiteka nta wundi twakugereranya nawe. Isi yose wiyezo yatunganye mu izina rya Yesu, amavi yose gufukamire, yatubere umugisha kuri isi. Urakoze mwami, tugusabye twizeye kubw'izina rya Yesu, amen. Murakoze kudutega amatwi. Imana ibaho umugisha. Yari ijambo ry'Uwiteka, ni Pasteur Serugendo Dismas waganiranaga namwe. Muri rugendo tuhura byinshi, ariko tukwiriye kwihangana kandi tugomba gukomezanya, tugomba kugirana inama. Tugiye kubaha nimero de telefone, ushobora kuba aricyo watugirira inama, cyangwa se n'icyo washaka kutubaza, cyangwa se isengesho twayisangira twese hamwe. Ni 07 82 43 9 7 54. Imana yacu ibaho umugisha iteka ryose, amin. Philadelphia, Imana irakira.